bene no kuvuga ngo ndishyura inzu ngiye nshyura inzu nayishyuraga igitezi kujya guhinga. Gasaro TV.
w'Imana turagushimiye Imana yacu ubuhamya mushiki wacu atanze ndetse n'abari kumwe ubuhamya bukomeye cyane mu gihe nk'iki turasenga imbaraga zakuye aba ngaba ubusambanyi n'umutima n'ibindi byose bikorerwayo zikuyeho n'abandi benshi kandi turabasengeye ngo aba ngaba nabo bakuye bazabikoresha gukura abandi bakavayo kugira ngo batange ubuhamya buzima buzakiza benshi uyu muja wawe umurinde iyo kandi yahindutse twari ya satani nawe araduhiga umurindisha imbaraga zawe umuherekeza aho agenda hose kandi ukomeze kumukoresha kandi umuntu ukomeze kumubere kure tuguzeho umugisha tuguzeho imbaraga kandi ikibazo cyawe gukora ndababaye cyane buri munsi twumva ibitangaza ukora urinda abantu bawe ukiza abantu bawe ni nabyo twiga buri munsi mwami Yesu waje kugira ngo ukure abantu mu byaha ukuyeho abasore kandi umunani kandi uzakureho n'abo basize inyuma umugisha w'Imana Data n'uw'Umwana n'Umwuka Wera bane n'abo bantu bose ubane natwe twese aho tujya hose n'abacu bose ibihe byose ahantu hose mu izina rya Mwami wacu Yesu Kristo ntabwo nakubabariye wowe ugatinyuka ukatubeshya ariko icyo nshimira ni Imana mbere nshaka n'icyo kuva aka kanya ndagaragara ndatambuka abantu bakavuga uti dore wajya mu mwana w'umuyobozi hari benshi cyane ndabizi byo pe n'abanyarwanda benshi bari mu bujiji hari n'abagabo benshi bari bita abagore babo bazi ko ngo batinganye bafite amafaranga no they are long too much. Please come back to Jesus because Jesus ni ufite imbaraga ufite icyuma njye singiye kubabeshya shanga ntabwo hari igihe njya mubona nkabona nyagasani kuri mwe hari benshi hari mwakuri wari uvuze iriya mishinga ikomeye cyane sibyo hari imishinga isapota abage ariko nabo ubwabo sibigerwa sibabibona ushaka ko ira HDI ntacyo yabamariye ntacyo yamariye of course ndabivuga kuko nayo ubwayo ni nagenda ikajya kuvuga ngo ukina muki izi nyereka ikintu kizima yamariye wabaga muri HDI njye nabaga nubwo nabagamo ntabwo nabaye muri HDI naterwaga inkunga na HDI ariko by the way sibyo kuko mfite organization it's a management of course niyo nabagamo ariko by the way nkubwira mfite address nabo ubwabo ubu aka kanya bato ukajya kubabwitse ese John arihe ndarahira imbere y'Uwiteka Imana isumba byose nta n'umwe waza bakwereka ko John sibyo mu by'ukuri sinzi ibyishimo mfite mu buzima bwanjye uyu munsi wa mbere igitangaza aho nabonye ababyeyi abapapa abaturage banyegera bakansuhuza kandi mu kindi gihe naratambukaga yaba bagenzi banjye babatinganya bakavuga ishyari rikabica ndongo kiragira kandi nta kintu ndi natambuka mu babyeyi mu bamama mu bapapa sibyo bakamvuma ati dore kivume azi ukuri ko arabizi ko twahuje sibyo ndi wa muntu utarigeze nkubwije ukuri nubwo nabaye mu butinganyi nambaye imyenda yeze kandi myinshi ubaka akanya kandi mu butinganyi ntabwo nigeze nambara urukweto rw'ibihumbi 30 ntabwo nigeze nambara ipantaro y'ibihumbi 15 ntabwo nigeze nambara ishati sibyo igeze kuri iki giciro nta nubwo yewe tureke n'ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo bivuga ngo wenda mbonye ibintu mbonye imyambaro n'itumye mva mu mutima ntabwo nigeze ngira ibyishimo ngo nicare nsabane n'abasaza n'abamama mu rusengero already nageraga kuko dufite urusengero rwitwa Trifarm Church
ariko urwo rusengero n'abantu benshi barugendera kure akenshi rujyamo abantu bakuru byoke n'abapapa nabo ariko already usanga abantu benshi bavuga uti urusengero ruhuriramo abatinganyi barenze 4 5 6 8 ntabwo ari ruri interested ntabwo rwizwewe n'abaturage ariko n'ubwa mbere ngeze ngiye mu rusengero ruhuriramo imbaga nyamwinshi y'abaturage batavuga wenda ngo turafasha abatinganyi turafasha indaya turafasha amayibobo byo yakira abantu muri population no mu buzima bwanjye kunarimbayeho ngejo numvaga na rusengero nanjye baniramo ikibazo cyawe ndagiha ese mu butinganyi rumaze n'imyaka ingahe ni ikihe kintu cyiza wigeze ukuramo ndetse unatubwire ikintu kibi wakuyemo navuga nta kintu nakuyemo nta n'inzu n'ubutaka nakuyemo nta n'ikintu nigeze nkuramo kandi navuga ko nta kintu nigeze nkuramo kigaragara kuko adeni akenshi nakunze kubabonamo n'ibyago byinshi njye navuga nkunda byinshi umuvandimwe yabivuze ishanga noneho imyaka umazemo n'abatubwira sinakubwira muri imyaka ingahe ubutoya bwanjye kugeza aho bivuga ngo induki ese ko hari ukuntu bavuga yuko yenda ubutinganyi bwaturutse nko muri Amerika bavuga yuko yenda abanyamerika cyangwa se abanyaburayi ari ibintu biba biri mu maraso yanyu ese mwebwe byari biri mu maraso yanyu byanyabyo cyangwa se mwabigiye gukura navuga yuko deni ntabwo ari ukuvuga ko ushobora kumbona nawe gutya mu nzira wareba isura y'ubwatsi nta n'igikorwa ariko hari isura uvukana isa nk'iy'abakuru ariko navuga ko ntabwo naba narabitekereje influence twavuga yatumye ajya mu butinganyi yihe ni uko yarabaye mu buzima bubi cyangwa yahuye n'abandi bantu bamujyana muri ya mico y'ubutinganyi Kigali nyine bageze bagenzi banjye bandi nageze nk'abakobwa nyine bakasiga mu wanjye mu cyaro ngira mu Kigali ugasanga nanjye nyine ndi umugore nyine ese hari amafaranga wakuragamo ugahereza umugore cyangwa nawe ubwawe nta kuntu wabona aho ngaho ikibazo nakubaza ni kimwe ntuza kuvuga ngo ugiye ufashe icyemezo cyo kuva mu butinganyi wowe wakifatiye bwite nta muntu uri kugiyemo inama cyangwa madamu wa nyashangazi nibo bakwegereye barakubwira ati bava mu butinganyi nk'ingahe itanu n'izwi nyine n'izwi itazi neza nyinshi wayitubwira ariko ibyo ko ingamba nk'Imana yabikoze shangazi twarahuye ntanganiza ngiye ko kiganiro nawe nambaye amakanzu mbese n'imyambaro nambaraga turaganira amaze amakuru ndamubwira sinzi ukuntu yavuze ngo se ubu muri buntu muzashaka muze mufite abana mufite abagore numva muzahanze nambwira ariko ngiye nashatse umudamu kuko twashwanye mbese twiriye gusanira kuko amakosa n'igihe nagize namutwaye mu rwego rw'ubutinganyi ese hari igihe ukuramo koko aranganiza akasorera aranyegera arampumuriza andanda tuzakora mushiki wawe uzakubera umubyeyi ko ibyo ntabwo ari byiza ugomba guhinduka ukaba umugabo nyamugabo numva mbese nk'Imana sinjya n'ukuntu nanjye nahindutse kuko byananiye abantu benshi nanjye navuga ati Imana mbonye nhindutse nanjye nzinga igikombe ariko nabigeze ko maze hafi amezi nk'abiri ntambara amakanzu abagabo mbese narahindutse ikindi kibazo mfite ndakibaza shangazi hari za yazunguzaga ikibuno niho yakuraga amafaranga niho yabonaga amafaranga aririmba indirimbo akabona amafaranga ese kuba mwagiye gusenga noneho kandi akaba ariho yabonaga amafaranga kuzunguza ikibuno ubu ngubu arabahate afite abana babiri ese shangazi uri kumufasha iki mu bijyanye reka mugusubirize ubu umuntu dufite wakira umwami Yesu Liza yari umusinzi Liza yari umunywantabi Liza yari umuntu uzunguza ikibuno Liza yari umuntu ukunda abagabo beza urumva
akakureba ku face akakubwira amagambo ariko Liza niwe mu mitimu yose uri kwishyira mu masengesho nta hari usanga yacanye igicaniro Liza ubu ngubu ntabwo ushobora kumukubwira ku cyumva uyu munsi rero ushobora kuvuga uti Liza ariho gute umuntu wamenye Yesu siyete ahantu utuye uko bakubwiraga ko umugabo wawe bimeze bite ese nawe waramubonaga cyangwa hari abantu bazanaga video ze nawe yambaye amakanzu avuga ko ari umutinganyi ikindi se ni ikihe cyizere umufitiye ko yahindutse ese imbaraga zo ko wemera ko yahindutse uri kuzikura he cyangwa se uri kumwizera gute kugira ngo wemere ko yahindutse yewe rero nawe magambo uvuga nayo nigeze mbona njya kubera ko yavuye mu rugo umwana wa nyina nari maze kubyara afite amezi 3 agenda ambwira ko agiye ku kazi gushakisha Kigali ubwo nyine yari yansize mu rugo ndavuga ni ngaho ugenda ushakisha nubona agafaranga dinyohereza nishyuririza yagiye ubwo nyine imyaka 5 irashira ejo bundi nibwo nagiye kubona numva umuntu arampamagara muri iyo myaka yose nta kintu yajyaga amarira habe no kuvuga ngo ndishyura inzu ngiye nshyura inzu nayishyuraga ibitezi kujya guhingira umuntu nyir'inzu niwe nahingira ubwo byarangiye inzu inanira ariko ejo bundi nagiye kumva numva umuntu arampamagaye izina muri mutuku nagiye kubona mbona baraje yaraje agitunguka imbere ye umwana yasigiye w'amezi 3 yasanze afite imyaka 7 abana bagiye muri koma nanjye njya muri koma amarira yari yose nta mwana wanjye kugeza na n'iki gisaha uramumenye mubonye ukuntu ameze mbona siko yagiye ubwo ndavuga ati suye ni Claude koko nzi amarira aratwica neza nanjye no kwiyahura Claude rero yaranjuhuje ndamubaza se wabaga he nari naragiye i Kigali ibyo nakoraga ngo ntabwo byakurebaga kuko yambwiraga ati muri koma Claude aza twese tumubonamo nka dayimoni njye nari mu by'ukuri navuze ko nzamukubita n'umuhini mu mutwe njye ntabwo Claude nari kumwakira nkurikije ukuntu imyaka yari amaze n'agahinda kagiriye mu rugo n'ubuzima nagiriye mu rugo yasize Claude muha karibu gusa nuko abana banjye batamwimvisemo na n'ubu ngubu nta kintu ntabwo bariyumvamo ko Claude ari se ubwo ngenda mubaza ndamwegera nk'umugabo se ko ndeba uje ukeye umeze neza kandi warambwiraga ko nta kazi ufite mu by'ukuri ngiye ko nta kintu wigeze umarira nkabona wambaye neza ngewe ntabwo yicabaye nkumva amadango tuzi Claude yaraje turiyunga nk'umugore ndamusaba imbabazi ndazimu kugira ngo ndebe ko yahinduka akava muri izo ngeso Claude namuhaye imbabazi nimba ugarutse mu rugo rwawe nta kibazo guma mu rugo ujye uhahira urugo wishyura inzu uko bikwiye Claude arambwira ati ubu nahindutse nari umwana mwiza bamusize mu rugo bahita bagenda ku icumbi mu karere ka Gisagara Majyepfo ni Butare mu murenge wa Save no twari dutuye ese wowe mu bijyanye njyewe mazemo 10 nagiyemo yomiyo muzi bavuga yomiyo wabyaye agazemo imyaka myinshi amaze myinshi na 10 na wowe wagiyemo gute gereza hari nta muntu wanshoye ntaki ntabwo ko nagiye narasigaye none se mu ngo kuvuga ngo nta muntu wakujyanye ubundi nakifata ngo ni umutinga ahubwo wageni hari umuntu wakubwiye ngo hano bigenda bitya nyine umuntu wakujyanye byari bimeze barakubwiye ngo harimo amafaranga urabisireyinga urajya muri association igufashe byari bimeze okay na kuvuga ngo wenda kujya muri association wenge nta no kwipimisha association nabibayemo ahubwo navuga ngo njyewe ikintu cyamurira cyane kuba naba official mu gukirana amafaranga kuba ndi amafaranga ikindi yenda no kuvuga ngo baravuga mu kinyarwanda cyiza ngo mbwira inshuti zawe none se amafaranga se waje kuyabona byari byagenze yenda navuga ko nayibonye n'ubundi yashiraga mu kuma cyane muri Angel imyaka irenga 10 ni myinshi kandi uvuga ko watangiye ukabona nta mafaranga kubera iki wakomeje kubigura kandi imyaka 10 ni myinshi ahantu utabona amafaranga Gasaro TV.